hanyuma nimureke mbabaze mwabanyamakuru bafite ibitangaza makuru bya gikristo. Umuntu iyo afashe igitangaza makuru cye akibasira leta, agakora inkuru kuri leta riri, uwo muntu akomeza kwidegembya. Ese nkubaze, wa musore wowe ushyizeho iyo nkuru, wowe uramutse uteye inda hakagira ugukoraho inkuru, byanezeza umutima wawe? Ese biriya bintu byabaye, iriya nkuru wasohoye, abaye ari papa wawe wateye inda umukozi ko nawe yabikora mbizi, cyangwa anabikora cyangwa yanabikoze, ukabona papa wawe bamwanditseho inkuru ya biriya bintu ngo yabikoze, wowe nabo muvukana na mama wawe byabanezeza? Ese nimba udashaka ko imitima y'imiryango yawe babara, kuki muri kubabaza abandi? Mureke mbabwire mwabasore mwabagabo, mureke mbabwire, nimushaka uyu mwaka muzitekerezeho. Umukobwa arakubwira ati mfite inkuru irya. Niyihe nkuru ufite? Hari umugabo wanteye inda kandi ari umupasiteri, kagira inkuru ngo usanga hehe uyimpe, usanga hanaha cyangwa wowe usanga aha. Rero igafungwa, zaburi igafungwa. Mpamvu ndi kuvuga izi zaburi nshya niko namacano nsanzwe nzi cyane menyereye. Iyobokamana igafungwa, isezerano rigafungwa, ibi binyamakuru byacu bigafungwa. Ntago mwabaho ubuse kwisengero za mahoro y'Imana nabe muri mwe, mwebwe abadukurikiranye kuri M.Charlene official aho muri hose mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, mu bihugu by'abaturanyi ndetse muri Afrika no mu bihugu by'Uburayi. Ahantu henshi mugenda mukurikirana M.Charlene official, ni muri cya kiganiro n'ubundi kivuga ngo ibintu bikwiye guhinduka muri uyu mwaka twinjiyemo turimo, ibintu bikwiye guhinduka. Twagiye tuganira ibintu bitandukanye, turi ku murimo w'Imana, ibintu bigomba guhinduka kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe neza kandi ugere kuri. Hano ndashaka babwira ibintu dukwiye guhindura bindi, kubera Imana abambasaderi aho turi hose tukaba abambasaderi b'Imana. Imana ikeneye ko abantu bayisenga, kandi Imana ikeneye ko abayitirirwa, Imana ikeneye ko abayisenga n'abayitirirwa. Ni mu ntega amatwi, Imana ikeneye ko mwebwe abayisenga n'abayitirirwa mwese aho muri hose. Waba uri umupolisi mu muhanda, waba uri umusirikare hahandi uburi, waba uri umudepite, waba uri dogiteri cyangwa deregiteri, waba uri umukanishi, waba udoda inkweto, waba uri umunyonzi cyangwa umumotari, waba utwara kwasiteri cyangwa utwara indege, waba utwara ubwato cyangwa utwara igitogotogo, umuntu wese mu cyiciro cye ahari hose, Imana ikeneye ko aba ambasaderi. Nta muntu numwe udakenera umwambasaderi mu bintu bye kugira ngo bigere kure. Ubushize narababwiye ikiganiro gitangira, iyo abantu bashaka kwamamaza hanini, kwamamaza ibicuruzwa byabo, kwamamaza amacano yabo, kwamamaza ubucuruzi butandukanye, kwamamara bo ubwabo, bihatira kujya ku mbuga zitandukanye bajyana ibikorwa byabo bashaka kwamamaza cyangwa aribo bashaka kwiyamamaza, mu rwego rwo kugira ngo bizakurikiranwe na benshi, hanyuma babibonemo umusaruro. Njye gutegura rero iyi message nayiteguye iri kumwe n'ibindi bintu mwagiye mukurikirana, kubera Imana ambasaderi aho turi hose. Ibintu bikwiye guhinduka rero. Ndashaka kwifashisha ibitangaza makuru bya gikristo. Ndashaka kwifashisha ibitangaza makuru bya gikristo. Ntago nabonye umwanya wo kubitegura byose uko bingana, nifashishijemo bikeya. Shaka kubabwira ngo twabishatse, tubikeneye, tubishyizemo imbaraga, ubutumwa bwiza bushobora kwamamara bunyuze ku bitangaza makuru byacu. Nimba umuntu atangira cano ari hasi, yakitabaza izi mbuga nkoranyambaga tubaho, aya macana atandukanye, agahita azamuka.
urumva ko natwe tubyifashishije mu kwamamaza ubutumwa bwiza, mu gutanga ubuhamya bw'uko Yesu agira neza, mu kuvuga imbaraga z'Imana, mu kuvuga ngo Imana iratabara, Imana irarengera, iruhura abarushye, mu kuvuga ngo Imana ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi, ni byose ku badafite epfo na ruguru, tukaterurira twese hamwe. Ndabizi neza ko haza umusaruro ukomeye kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure. Ariko nyamara ntabwo ariko byakozwe, ntabwo ariko byagenjejwe. Buri wese yibera mu nyungu ze, ariko tukirengagiza ko iyi Mana tudashaka gukorera. Hari igihe tuzayikenera, hari igihe tuzayikenera, hari igihe tuzayishaka, hari igihe tuzayaka ubufasha, hari igihe tuzayambaza. Buryo uzayambaza, uzayambaza ugeze mu mayira abiri, uzayambaza ugeze mu bikomeye, uzayambaza ugeze mu biteye ubwoba, uzayambaza wagabweho ibitero, uzayambaza byagucikiyeho, uzayambaza byagukomereyeho, uzayambaza isi yagukomesheje, uzayambaza ab'isi bagukomesheje, uzayambaza nubwo ubona ubu bitakunda. Iyo urebye utwinjira aho ngaho kuri YouTube channel yawe, ukareba agafaranga ujya gufatira muri Ecobank cyangwa muri Beka, uhita wumva ukomeye nta kintu cyagushyigura. Iyo uri kugenda ubara ukuntu amadolari ari kugenda yinjira, ntabwo ushobora kubara ibyo shitani yakubariye umwaka wose. Ntuzi aho yakwiteguye, ntuzi ahantu, ntuzi inguna ariho. Niyo mpamvu gwe nawe kwamamaza Imana ku gitangazamakuru cyawe, kugira ngo ubwami bw'Imana bugere kure, kandi nawe nuyambaza mu gihe cy'ibyago n'amakuba izakugirire neza. Hanyuma nanindi kuvuga ngo ukuntu dukwiye kubera Imana ambasaderi. Hano hari amazina nasomye akomeye muri gospel, hari amazina akomeye ashobora gukorerwaho ibitangaza, hanyuma izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Hari amazina ngo iyobokamana, zaburishya, impemburo. Eka mbabwira aya mazina nizi n'aya macano. Ndumva ashaka kubwira abantu ngo ni isengero mwafunguye, nimba mutari munabizi mu bimenye. Buriya ririya zina ngo iyobokamana TV, nimba na nyirayo atarabizi, Joel. Iyobokamana TV ni urusengero Imana yafunguye inyuze muri we, kugira ngo ijambo ry'Imana n'ubwami bw'Imana bumenyekanire mu rusengero rwitwa iyobokamana. Niko mbibona kandi niko kuri. M.Charlene official ni urusengero Imana yafunguye kugira ngo ubutumwa bwiza buvugirweho, kugira ngo abantu bamenye iby'urugendo rujya mu ijuru, kandi abantu basobanukirwe iby'ubwami bw'Imana, abantu barushaho gukunda Imana no kuyimenya. Haya ni amazina akomeye kandi afite imbaraga. Zaburishya, urumva noneho ni zaburi. Parije bashaka amazina yo muri Bibiliya meza, kandi aya mazina bajya kuyashaka nuko bumvaga hari ibintu bagomba gukora bagakorera Imana, ndetse bajya kuyashaka baravuze ngo tugiye gukora umurimo w'Imana. Ndabizi neza nubwo ntari impari, nicyo batekereje, kuko iyo bititwa umurimo w'Imana bari gushaka andi mazina, hakitwa Agasaro TV, hakitwa Isimbi TV, hakitwa Freemax TV, hakitwa ya mazina ya macano yandi. Ariko iyo ujya gufata izina ugahima ngo ni iyobokamana TV, ni izina ryagaragaza yuko ari ivuga butumwa rigiye gukorwa. Iyo umuntu agiye kuvuga ngo zaburishya ni izina ry'umugisha, nabwo ngo ni urusengero rwitwa zaburishya, ni urusengero rwitwa iyobokamana TV, ni urusengero rwitwa impemburo TV, ni urusengero rwitwa isezerano TV, ni urusengero rwitwa umubavu TV, ni urusengero rwitwa urugendo TV, ni urusengero rwitwa ya mazina mujya gukura muri Bibiliya, ya yandi za cano ntasomye, zimwe ntari kwibuka.
iyo nza kubibonera umwanya nari kubireba, nashakaga kubabwira ngo ujya gutekereza kuvuga ngo uteguye YouTube channel ikorerwaho ivugabutumwa, ukajya guhimba ririya zina ndetse ukarisengera. Narinje kukubwira ngo iryo zina ni umwuka w'Imana wari guhaye, nta nubwo ari ibintu wishakiye nubwo utari ubizi. Ni umwuka w'Imana wari ukurimo kugira ngo uriyiteza burishya, kugira ngo uyite Iyobokamana TV. Aya ni amazina meza cyane, meza mu macana afite amazina meza. Aya mazina arimo meza: Iyobokamana TV, Zaburishya. Ujya kwicara buryo ukavuga uti ngiye gukora ikinyamakuru cyitwa Zaburi. Narinje kukubwira ngo ntabwo ari umwuka w'abadayimoni wari ukurimo, ni umwuka w'Imana wari ukurimo. Ni umwuka w'Imana wari ukurimo, kandi ni umwuka w'Imana waguhumekeyemo. Ndetse n'igihe wavugaga ngo ngewe nje gukoreraho ibintu bya gikristo gusa, mvuga ubutumwa nkorera Imana aha hantu, ni umwuka w'Imana wari ukuri. Burya hari n'izindi mbaraga zari zikurimo, ni nayo mpamvu yagushyigikiye. Hanyuma ikindi, kugira ngo ubishyire mu bikorwa byarakunze, kuko Imana ya Isiraheli yari ibifitemo inyungu. Ivuga ati mu ijuru bareba hafunguwe urusengero rwitwa Zaburishya, hafunguwe urusengero rwitwa Iyobokamana TV, hafunguwe urusengero rwitwa Impemburo n'Impumuro, urugendo. Amazina meza mu rugendo, urugendo turi mu rugendo. Yego, ni amazina meza. Ni urusengero burya wari ufunguye, kandi wari ufite ibitekerezo byo kuvuga ngo ngiye gukora umurimo w'Imana. Bira bitekerezo byari byiza, ariko nimureke mbabwire bakozi b'Imana, bigeze hagati hazamo ikibazo. Bigeze hagati hazamo ikibazo kivuga gityo: nitugumishamo ibintu by'ijambo ry'Imana gusa, by'ubuhamya gusa budafite ibikabyo, tukaguma muri ibi bintu, dore nta gafaranga kari kwinjira, ushyiraho icyigisho kikamara icyumweru nawe ukirebye, kugira ngo tubone agafaranga byagenda gute? Nimwumva aho byapfiriye, mutangira kwangiza isengero z'Imana. Ariko ngewe nakubwiraga ngo igihe watekerezaga gukora igitangazamakuru cya gikristo, ugomba gushyiraho ubutumwa bwiza, wagombaga gukora ubutumwa bwiza, hanyuma wahindura ibyo ugomba gukora ugahindura n'izina. Hari ibintu rero burya bitavamo. Nta na rimwe uzabona abakirisitu bajya guteranira mu kabari, akabari kabamwe abasinzi, abakirisitu baba mu rusengero. Ntushobora kubona muri busheri bahacururiza amakara, nta nubwo ushobora kubona ahantu bacururiza amata bahacururiza inyanya. No, ntabwo bishoboka ibyo bintu. Iyo umuntu ashaka mitsingi ahita amenya aho ajya kuyigurira. Umuntu yashaka fata akamenya ahantu akata akajya kuyishaka. Iyo umuntu ikintu cyose umuntu ashaka kiba gifite aho kibarizwa. Uzajya mu isoko rya Nyarugenge, muri ririya soko ibintu byose biri kuri gahunda. Ikintu cyose ukeneye no wabaza ngo ndangira ahantu haba ibintu by'imyenda y'abageni, bifite aho bikorerwa, kandi iyo hageze usanga byegeranye. Iyo uvuga uti ndashaka kujya gushaka imbuto Nyarugenge, imbuto nazo zigira aho ziba. Niyo ushaka ibintu by'imboga, bifite ahantu babiri. Iyo ukeneye kujya gushaka ibintu by'imiceri, bifite aho bibarizwa. Mureke mbabwire, umuntu wese ukeneye abamufotora agira ahantu ajya. Iyo ukeneye amafaranga ugira ahantu ujya. Wari wabona se muri banki hacururizwa amafaranga, wari wabona bahagurishiriza amafi? Tuvugisha ukuri. Mufate bya bisirani mubishyire ku ruhande, mufate ya myumvire tuyishyire ku ruhande, tuvugisha ukuri nk'abagenzi bajya mu ijuru nk'abakirisitu. Umuntu wese ufite ikintu ashaka hano kuri YouTube ajya kukihashaka. Ariko iyo uje ku bitangazamakuru bya gikristo, uribaza ngo ibi ni ibitangazamakuru bya gikristo ni iby'abapagani, ariko wasoma ugasanga si iby'abapagani, ariko wareba ibintu biriho ukabona ni iby'abapagani. Mureke mbabwire, umuntu ukeneye gutwara imodoka abyize online,
abyize ahanga kuri YouTube amenya aho akanda. Wakenera kwiga icyongereza umenya aho ukatira. Iyo ushaka kujya kwirebera ibintu bigusekeje hari amacano ujya kurebaho. Ushaka kujya kurangisha umuntu wawe wabuze hari ahantu ujya kureba. Umuntu ukeneye ubufasha bwihuse ufite ibibazo hari abahamagara. Hanyuma nimba ya macanara ya Gikristo tukaba tuvuga ko ari ijambo ry'Imana ari ubutumwa bwiza twaje gutangamo, mwebwe murumva mutarasigaye inyuma mu majyambere. Nimuze rero, nimuze mu bintu mugerageza gukora n'ibyo mukora, nimuvuga ubutumwa bwiza. Ariko nimudashaka kuvuga ubutumwa bwiza amazina muyahindure. N'umuntu ntazongere kuza kukureberaho ijambo ry'Imana, ibyo gufata ijambo ry'Imana rikaba nk'agakingirizo, ubundi ugafata ibintu by'imyanda yose puberi ugashyira muri urwo rusengero Imana yakinguye. Ntabwo uziyemera ngo umuntu icano yawe wayifunguye mu izina ry'Imana, niyo mpamvu uzabizira. Ntabwo uzavuga ngo ni yawe ikwanditseho. Ibyo bintu nimubireke, bipfa kuba byitiriwe Imana. Ikintu cyitirirwa Imana cyose iragikurikirana. Ikintu cyitiranwa n'Imana cyose iragikurikirana. Hanyuma nimuse n'ibyo murimo. Nimba cano yawe warayise impumuro, nihumurira abantu yo kubanukira. Nimba cano yawe warayise zaburi nshya, nisome zaburi n'ibihimbano by'umwuka abantu bakomere bagubwe neza. Nimba cano yawe ari iyobokamana, niba iyobokamana ntibiyoboka amatiku n'iyoboka magambo, no. Muzane ibintu byiza byubaka. Kandi shitani wateye abantu yababwiye ko ibintu byo muri gospel bitunguka. Ivuga yuko ibintu byo muri gospel birahomba, nta muntu utera imbere ari muri gospel. Icyo ni ikiguri cy'abadayimoni cyabagiye mu matwe. Mureke mbabwire, ntabwo umukiranutsi azasaba, nta nubwo azasabiriza cyangwa ngo yicwe n'inzara, nta nubwo urubyaro rwe ruzasabiriza. Ntabwo bishoboka. Uramutse ukoreye Imana rero, nubwo aho ngaho bitagenda neza nk'uko ubishaka, Imana ifite inzira ibihumbi byo kugukirizamo ikakugirira neza kubw'umurimo wayo wakoze. Hanyuma nimugerageze tubere Imana abambasaderi aho turi hose. Niyo message nababwiraga ngo tugire ibintu duhindura. Hanyuma ndashaka dushyire mu gaciro. Tuvuze muri rusange, tugiye kuvuga muri rusange, tuganire. Herutse kubona Makuru barimo kuvuga umudamu umwe, mugabo we waje kumuvuga ngo yasambaniye kuri video. Mureke mbariho mpera. Nk'umukirisitu, umuntu ufite igitangazamakuru cya Gikristo, utinyuka gufata iriya message ukakira umuntu nkuriya, ari umukozi w'Imana uzi biri kuvugwaho, byaba atari byo, ukabizana ku gitangazamakuru cyawe kandi ngo uri umukirisitu. Ndashaka two kwikunda. Ikintu kitakuryohera ntukagikorera abandi, kandi ikintu uzi cyababaza abandi nawe ntukagikorera abandi. Uriya mugore iyo aza kuba ari mushiki wawe kandi muri inkunguzi, utaranigwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Uriya mugore abaye mushiki wawe, tuvugisha ukuri, ibyo bagakiza tubishyire ku ruhande. Uriya mugore uriya mugabo waje yaza kuba muramu wawe, uriya mugore bavuga akaba mushiki wawe, uriya mugore bavuga yaza kuba ari inshuti yawe, mufite aho mwahuriye akugabure cyangwa bikagenda gute, uriya mugore yaza kuba nyogosenge, uriya mugore yaza kuba umugore wa mukuru wawe, uriya mugore yaza kuba umugore wa murumuna wawe, uriya mugore yaza kuba ari mama wawe wakubyaye, wari gutinyuka kwakira iriya nkuru ukayisohora ukayishyira ku gitangazamakuru cyawe. Ibintu abantu muri gukora ibyaha bituma mwitwa ibikenya. Muri gukora ibintu by'ibyaha kandi muri gukina muzi ko ari imikino. Muri gukora ibyaha bituma muzakenyuka, muri gukora ibyaha byinjiza imivumo, muri gukora ibyaha bifunga imigisha. Hanyuma ejo bundi rero ujye uvuga uta amafaranga mpembwa sinza hajya, ugira ngo ni amafaranga y'umugisha.
amafaranga wakuye mu nkuru yo gusebya umuntu naho yaba yabikoze wamwifatiye ufite ibimenyetso biriya se byunguye iki? Bimariye iki abakirisitu? Bimariye iki urubyiruko? Bimariye iki abagore? Bimariye iki itorero? Bimariye iki igihugu? Ibintu biteye iseseme, ibintu biteye ishozi. Bibiri bivuga ngo biteye ishozi. Bimaze iki? Murabituzanira ngo bitumarire iki? aho hantu hica nimba wari kubona ari mushiki wawe wabikoze ukahamuzana nta kosa wakoze niko wabaye cyangwa abaye umugore wawe. Reba inkuru wakira ukubika umutwe ati noneho iyi nkuru irankoraho ariko ukarenga ukayisohora ubundi mutagize n'agakiza kazima mwagira n'ubumuntu mwagira n'indangagaciro z'abantu. Ngiye kukubaza ikindi. Iyo umukobwa akubwiye ati mfite iyi nkuru akakubwira ufite igitangaza makuru cyitwa gutyo akakubwira ngo ngufite iyi nkuru uti duhuru yimbwire ugasanga aje kuvuga uwamuteye inda kuri kamera warangiza uti mbonye inkuru ninjye wa mbere ugiye kuyisohora ukishima ukabyina ntimubona ayo mafaranga muri gukura muri ibi bintu. Dore aho ndima M.Charlene dore ndabivuze ku manywa y'ihangu isi yose iri kunkurikira. Ayo mafaranga nubona uyaramiyemo ukayarya akakubera amafaranga y'umugisha ukayarya ugayakoramo imishinga irambye karamba. Uzamenye ko burya Imana yirengagiza kandi uzamenye ko Imana itajigenzura ibintu. Utwo dufaranga mugenda mukura mu nkuru zo guharabika abantu zo kunyanyagiza abantu zo gusebya abantu ubwo bufaranga murya n'ubufaranga kugeza ubwo munapanga abantu baje kuri hano mukabishyura kugira ngo bababwire amagambo. Ayo mafaranga nta mugisha uyarimo. Reka nkubwire nimba uzi ko ufite amafaranga yo gukura ku nkuru nk'izo nje kukubwira ngo uri umutindi uri n'umukene ntacyo wibitseho. Niko umukobwa araje ati nje gushyira habona uwanteye inda. Yego mwankuru zo muri gospel banyamakuru bo muri gospel bamwe bitandukanyije n'ibinyamakuru by'abisi se mwari muzi ko bira binyamakuru by'abisi bibarusha gukora. Reka nkubwire ukuntu babarusha gukora mu bitango n'abisi ngo kwisimbi ngo Afrimax TV ngo hanaha ngo haba abakobwa bambaye ubusa aho kugira ngo ujye kumva inkuru z'ubujajwe wajya kwirebera umukobwa wambaye ubusa kuko ubusa yambaye azi ko yambaye ntago yigeze abatizwa ntiyinjira mu rusengero ntajya gutera Imana agahinda nk'uko urwinjiramo mu bantu Imana ibara batayibabaza ntago arimo kuko atigeze amenya ukuri. Twebwe ntitumeze nk'abariya. Mureke mbabwire mwabasore mwabagabo mureke mbabwire nimushaka uyu mwaka muzitekerezeho. Umukobwa arakubwira ati mfite inkuru irya. Niyihe nkuru ufite? Hari umugabo wanteye inda kandi ari umupasiteri kagira inkuru ngo usanga hehe uyimpe usanga hanaha cyangwa wowe usanga ukaba umukubise bibiri. Mwari muzi ko kubera amafaranga mugenda muha abantu harimo abayabaha hari n'abatayabaha. Ariya mafaranga mugenda mubaha kubera inzara yateye n'ubuhanya bwaje mu bantu n'ubumuntu bwashize mu bantu bagiye kujya bashaka inkuru z'impimbano kugira ngo babazanire mwanika abantu munababeshyera kugira ngo babone ubwo burayi bw'abana babo n'abagore babo. Umukobwa rero akaza kuri kamera yicaye imbere y'igitangaza makuru cya Gikristo bakozi bima ngewe nyine nitwa Rufosina turuka mu karere ka hano na hano nyine nakoraga akazi ko mu rugo nkorera pasiteri runaka hanyuma nyine yaje kunsaba ngo turyamane. Icyo gihe twaryamanye umugore we yagiye kurepeta hanyuma nyine turaryamana antera inda. Amaze kuntera inda umugore wabimenye yahisamo 35,000 hanyuma ahita nyohereza iwacu mu cyaro ariko rwose nagira ngo mbabwire ngo umwana yabuze amata uwo muntu ni umupasiteri urusengero rwe rwitwa gutya na gutya nawe yitwa gutya.
mw'abantu ko mvuga ngo M.Charlene aratukana, ibi bintu murabona bikwiriye? Ese reka nze nkubaze, reba iyo nkuru uwo mukobwa yazanye, mbere yuko uyisohora, mbere yuko umutunga kamera, banza wicare utekereze, uvuge ngo uyu mupasiteri ngiye guharabika, yego iki kiganiro kiri burebwe ndinjiza amadolari, nzarya, nzagaburira umugore n'abana, nzagaburira inda yanjye, nzaguramo urukweto, nanjye njya ku cyangwe, yego birabaye. Ese iyi message uyu mukobwa asohoye nonaha iramarira icy'urubyiruko, iramarira icy'abagore n'abagabo, iramarira icy'itorero n'igihugu, iramarira icy'umuryango nyarwanda, iramarira icy'abatuye isi, biramara iki? Ese birabakangura, birababwira aho igihe kigeze, birabigisha kwirinda? Ibi bintu uzanye biramara iki? Kuki mushaka kuba mu nyungu zanyu zo kurya gusa, murye, mwambare, mubone amafaranga ku kwezi? Kuki mutaba mu nyungu zo kubaka umuryango, ahubwo mukitwa bakazarusenya? Umva ubugome ukoze, umva ubugome ukoze. Icyambere uri umukirisitu wa munyamakuru, uri umukirisitu nubwo uri umunyamakuru, ariko uri n'umukirisitu. Gusa no kubita abanyamakuru birambangamira kuko benshi ntabwo mufite diplome z'uko muri abanyamakuru, nta experience munafite nibura. Kuko gufata nka Kenisi uvugira abaturage akajya ku karubanda, hakabavugira igihugu kikagira ibyo gikosora, nta hana huriye nawe wirirwa umena amabanga y'urugo, ingo z'abantu, yatewe inda, yikinishije kuri video, birase n'ibiki? Uza amakosa ukoze, uza ukuntu babaje abana. Abana bari bazi ko papa wabo ari pasiteri, yajyaga babwira ngo nimukunde gukizwa no gusenga. Bamenye ko papa wabo burya yateye inda. Umugore ntago yarabizi, ntiyarazi ko umugabo we yakora ibyo bintu. Aha ahise abibona ko burya yamuteye inda. Abakirisitu be uko biri kose bari bazi ko bafite pasiteri mwiza, babimenye ko ari pasiteri utera inda. Ibyo avuga byose birahinduka zeru, kandi wenda inda yarayiteye kandi aranihana, Imana iramubabarira. Ariko uramushenye, umwambuye ijambo mu buryo atazongera kurigira kuko umuteje abantu, kandi yari kubyihana bigakunda, umurimo akawukomeza, cyane ko ibyaha murega abandi namwe murabikora. Ese nkubaze, wa musore wowe ushyizeho iyo nkuru, wowe uramutse uteye inda hakagira ugukoraho inkuru, byanezeza umutima wawe? Ese biriya bintu byabaye, iriya nkuru wasohoye, abaye ari papa wawe wateye inda umukozi, ko nawe yabikora mbizi, cyangwa anabikora, cyangwa yanabikoze, ukabona papa wawe bamwanditseho inkuru ya biriya bintu ngo yabikoze, wowe nabo muvukana na mama wawe byabanezeza? Ese nimba udashaka ko imitima y'imiryango yawe babara, kuki muri kubabaza abandi? Ibi bintu nimba ari byiza muzakomeze mubikore, kandi nukuri nimba mukora neza ntabwo muzajya kuzimu mutamenye neza ko mwakoze neza, kandi nimba munakora nabi ntabwo Imana izabasezerera ku isi mutabonye ko ibyo mukora ari bibi. Mureke mbabwire, abantu nkamwe b'abakozi b'Imana bafite ubwenge, mwabaye mu itorero, mwagiye kwigaburo ryera, mwasomye Bibiliya, mwarayisomewe, amategeko n'amabwiriza byo Uwiteka Imana murabizi mu bwenge bwanyu, murabisobanukiwe, mukabirengaho mubizi. Ndebera rero ngo uri umurokore, deja ngo uri n'umudiyakoni, ufashe kamera ugiye mu butayu, ugiye gukamera abarokore bari gusenga. Koko tuvugisha ukuri, Imana yari
yifitiye injiji zayo, abantu bafite ubwenge buke bari hariya. None ubwenge buke bwabo uburabuteruye ubuzanye kuri kamera kugira ngo abantu bazinuke uburokore. Ubundi ninde wababwiye ko abantu bagiye gusenga hajyayo kamera? Tubaguyeho barimo barasenga, bagira ibihe byiza mu butayu. Koko ubundi ko Bibiliya ivuga ko umuntu najya gusenga atazasenga nk'indyarya z'abafarisayo basengeraga hagati y'imihanda aho ngaho aho abantu babareba. Ngo nujya gusenga ujye wegekaho urugi rwawe usenga ubwire so wo mu ijuru. Hanyuma ibi bintu byo kujyana kamera mu myobo, mukajyana kamera mu butayu, ukabikora uri umudiyakoni, ukabikora uri umukozi w'Imana, ukabikora uba mu itorero, ukajya gukamera barokore, ukabazana hano kuri kamera. Ngo bari mu mavuta, ngo Mwuka Wera yarabishe. Hanyuma bagakora n'ibintu by'ubwenge buke, bagahanura bwa buhanuzi mukabuzana kuri kamera. Ibiryo by'abana mukabihimbwa, kandi ngo uri umudiyakoni, ngo uri umukozi w'Imana, ngo muba mu nsengero. Ubundi ubuhanuzi Imana ivugiye mu butayu kwiba yabwiye abahari, iba yabwiye abadahari. Maze ukajya kubiyora ngo kuko bikwinjiriza, kuko bibinjiriza mugatunga abagore n'abana, kuko bibinjiriza mukarya mugahaga mukaba bakire, kuko bibinjiriza mugafata ubwenge buke bw'abarokore n'ibyo bakorera iyo mu butayu. Ariko reka nze nkubwire, ubundi muyoboye ko ubutayu leta yabuciye. Ni gute ushuka abarokore ngo bazajye mu butayu basangeyo, kandi uzi ko ubutayu n'ubuvumo leta yabuciye, hanyuma ukajya kubateza leta kamamenye n'ibise. Hanyuma nimureke mbabaze mwa abanyamakuru bafite ibitangazamakuru bya gikristo. Umuntu iyo afashe igitangazamakuru cye akibasira leta, agakora inkuru kuri leta riri, uwo muntu akomeza kwidegembya. Kubera iki? Guharabika leta ntabwo byemewe. Hanyuma ibintu mukora kuri izi kamera, aya mashusho muri gusohora, ibi bintu muzana biteye isoni n'iby'isoni nke, ibintu bituma umurimo w'Imana ugawa, ibintu bituma umurimo w'Imana ugibwaho n'igitutsi. Kuki mubizana kuri kamera isi yose ikabibona? Bamwe ngo dore bya biteka mitwe by'ibirokore, abandi ngo dore cya gicucu cy'ikirokore, abandi ngo dore ukuntu ibirokore. Ngo se birabivugisha n'ibiki iyo murimo kuvuga indimi? Ese zira ndimi muvuga mwabarokore mwe? Umuntu avuza indimi ubizanye kuri kamera, umuntu azanye ibintu by'ubusazi wagira ngo ni ugusara ubizanye kuri kamera. Erega hari ibintu byacu biba ari ibisazi byacu. Tuzi ko ari ibisazi ariko byiza, ariko byagera mu banyamahanga tukaba igitutsi, uturebye wese ntifuze kutuzamo kuko atarabimenya. Kuki ibiryo by'abana mu bihimbwa? Umuntu agiye mu buhanuzi umuteze mikoro, nta soni. Umuntu aratangira ahanura, erega ngo ubwo rero ngo abonye amakuru ari bukwinjirize. Mwamenye ko amakuru, mwamenye ibintu bibinjiriza, ariko menya ngo ibi bintu biri kunyinjiriza birinjiriza Imana. Menya ngo ibi bintu birimo biranyinjiriza biri kwinjiriza igihugu. Ibi bintu biri kunyinjiriza biri kwinjiriza umuryango nyarwanda. Biri kwinjiza iki? Biri kwinjiza iki? Umunsi Imana izabanyuramo rero ikabakoramo umukwabo. Njyewe ndi nkawe, nakora ibintu bigirira Imana akamaro bikagirira n'abantu akamaro. Hanyuma wahura n'ubukene ukabwira Imana uti nyibuka, kuko nubundi ayo mukorera ntabwo azabakemurira ibibazo byanyu, ndetse uzuye umunsi ariko ejo ntago haze. Nese nimureke mbabaze, ubundi ibi bitangazamakuru bifunzwe burundu. Mama Charlene igafungwa, Zaburishya igafungwa. Mpamvu ndi kuvuga izi Zaburishya niko namacano nsanzwe nzi cyane menyereye. Iyobokamana igafungwa, Isezerano rigafungwa, ibi binyamakuru byacu bigafungwa. Ntago mwabaho. Ubu se kwisengero zafunzwe, abari bazifite barabahambye. Ubu se ko hari abayobozi bakuwe ku buyobozi bwabahembaga? Reka nze nkubaze, ubu ngubu twarabashyingwe kubera ubukene n'inzara.
hanyuma se nimureke mbabwire ko hari abavuga butumwa batagitumirwa kubera ingaruka za covid. Barabahambye ntago bakirya ntibakinywa, mwarapfuye. Ibi bintu rebyo kwirirwa mutabira ibyo mubonye byose mupfa kurundaho ngo kugira ngo murarye ariko muri menge. Inama rero nakugira uhereye nona muri uriya mwaka, reba inkuru wakoze. Nimba icyo kora inkuru ushobora gukora inkuru ntigire ikintu imarira Imana, ikagirira ikintu imarira abantu, cyangwa ikagira ikintu imarira igihugu, ibyo rwose nta kibazo. Ariko nimureke mbabwire, muzi ko Imana iramutse ije kureba abantu bakoze umurimo kwitangaza makuru kuri ibi binyamakuru byacu, ishobora guhemba ihereye kuri baba pagani. Ishobora kujya ku isimbi, n'urugero ntanze, ikajya ku isimbi igasanga wenda ku isimbi harimo abana bari barabuze ba se na ba nyina, bababonera ku isimbi, kavuga iti ntanze umugisha ku isimbi. Ntago ndi guhakwa ku isimbi kugira ngo bazampetere yo ku isimbi. Yego. Ubwo hari ibyo mbasobanuye, ari kuvuga runaka neza kugira ngo bazamuhetere. Ngewe Imana yamaye tere witonde. Hano nicaye urabona hose tere Imana yarayimpaye, kandi nawe narankandagira nzahakandagira, kandi ikindi nzajya mu ijuru. Kuba nzajya mu ijuru byonyine nshobora no kubyicara nkagamika nkagagara nkishima kuba nzi ko nzajya mu ijuru. Imana ishobora kujya ku isimbi ikabona hari abantu baraharuhukiye, hari abantu bahaboneye ubuzima, hari abantu baremewe igo, bahaboneye imibereho, bahaboneye ubutabazi, bahaboneye amahoro binyuze ku isimbi, igahita ivuga iti komeza ubone umugisha. Ititaye amasengesho makeya, ititaye agakiza kadahari, ariko ikareba imirimo. Iyo simbi TV ni urugero kuko ndayizi cyane nayo. Ikareba abantu baharuhukiye, kuko iyo wagiye kuri cyo ukabonera umugisha n'ubu umuntu akicara ati nabuze umubyeyi wanjye, ariko yajya ku isimbi ukabona ahuye na mama we, ahuye na papa we, ahuye n'abavandimwe be, ahuye n'umuryango we, abonye abamugirira neza, abonye abamufasha. Imana yabona yamigisha. Imana izaha umugisha sabe, Imana izaha umugisha sabe, Imana izaha umugisha isimbi. Ku isimbi byagenze gutyo, icyo kintu kigatuma umugisha w'Imana uhamanuka. Hanyuma rero kurata yuko muri abakirisitu cyangwa amazina ya gikristo gusa ariko mudafite ibintu byiza bigirira abantu umumaro, ntabwo ibyo bizarya. Uyu mwaka muzareba ukuntu mwigenza, mwikubita agashyi, twikubita agashyi, Imana yacu yungukire kuri macana yacu. Umuntu ashobora kujya kuri Afrimax TV, kujya kureba ugasanga umuntu bamuvanye mu nzu, agiye mu nzu nziza. Umuntu avuye mu cyaro agiye mu mujyi, biriya ni ibintu bizana umugisha. Ugasanga umuntu yabuze amafaranga yo kwivuza, agiye kuborera mu cyaro, abonye uburyo bwo kwivuza. Hari abavuwe barakira, hari abapfuye bashyingurwa mu cyubahiro, hari abantu baryamye ahantu heza biturutse kuri Afrimax TV. Imana yajya kureba ikinyamakuru cyitwa Afrimax TV, yajya kureba hari abantu bari bafite ubumuga bw'ibirenge, bari bafite babyita, ntago bavuga ubumuga, ntago ari abantu bafite ingingo nyine, bafite ingingo badafite, abantu nimumbabarira nabuze ukuntu mbivuga, abantu bafite ingingo badafite, abantu nyine bafite ikibazo, nta maso afite, nta maguru afite, bakamuremera kurya, bakamuremera kuryama heza, bakamuremera kwambara neza. Ugasanga bamuhinduriye ubuzima, aho arakicara buriya naho atavuga, umutima akavuga ataba abantu Imana uzabaho umugisha. Imana yajya kuri Afrimax TV ikahasanga imigisha, yasabye umugisha n'uyu mugisha, ko ayo majwi mpora numva azamuka mu ijuru ngo imigisha ni bande, yazigasanga na Afrimax kavuga iti mva nubwo mudasenga cyane, gusenga ntawe udasenga, nubwo mudasenga cyane mukamutarakijijwe, ariko iyi migisha nayihaye agaciro, nimwende umugisha mukomeze muzamuke mutere imbere. Kandi uzitegereze uzasanga ibitangaza makuru bya gipagani, abo twita ngo nabapagani. Munyemerere mumbabarire gukoresha iyi mvugo.
uzasanga bakurikirwa n'abantu benshi kurusha ibi byanyu. Burya rero ntukavuge ngo iki ntabwo ari gusa ari uko biriya bikunzwe, ahubwo nuko banakorera umugisha. Hakaba hari abantu bavuga ngo nimukomeze murambe mutere imbere mugubwe neza. Hari imigisha y'abantu bahaboneye umugisha. None se reka nze nkubwire, uri bufate umugabo muharabike. Nimba uharabitse umugabo ufite abana 10, azajya areba ikinyamakuru, cya kinyamakuru nk'ubu hari ibyo tuvuma tukavuga ujyaga se ntitubivuma, turabivuma kandi ari igihe imivumo izafata. Muzajya mubona bamwe bahinduye amazina y'amacano yabo, muyoberwa impamvu. Imivumo y'abagore, imivumo. Reka nkubwire, wenda abe yarabikoze, wenda ibyo muvuga biba ari ukuri. Imivumo. Umuntu azasange mwamukozeho inkuru iki kinyamakuru. Niyo mpamvu kugira ngo mutere imbere muzajya musubira inyuma, aho kugira ngo mutere imbere musubire inyuma, aho kugira ngo mutere imbere musubire inyuma. Usanga umuntu wo kuri Freemax TV ameze gutya na gutya. Reka nze mbabwire, ndashaka kubabwira ngo nimuze tugire ibintu dukosora, hanyuma ubundi Imana izageze itumeneremo. Muze dukore ibintu bifitiye Imana umumaro, dukore n'ibindi bifitiye abantu umumaro. Ndumva bitashize, ariko nacyo tuzakomeza. Mbifurije amahirwe masa abantu b'abakirisitu bafite ibitangaza makuru bya Gikristo. Nimuze tuvuge ibintu bikiza abantu, byubaka abantu. Imana nibaho umugisha. Amen.